Niba ukunda amenyo yawe nk'uko ukunda isura yawe iyo wirebye mu ndorerwamo, ugakunda ubuzima bwawe, uteganya kuzabyara cyangwa se waranabyaye, ukaba ukunda ko abantu bakureba neza bakagushima cyangwa se bakagukunda ukumva nawe wishimye ndetse ibyo bikakurinda kwiheba, ndagusaba ntiwumve iki kiganiro wihuta, kuko mu by'ukuri kiri buze kuguha ukuri ku ngeso utitaho ariko zikwangiriza amenyo gahoro gahoro ndetse zikakwicira n'ubuzima. Utekereza ko amenyo ari ukugira ngo urye neza cyangwa se use neza cyangwa ugire isura nziza ifite isuku? Reka nkubwize ukuri, amenyo ni nk'idirishya ry'ubuzima bwawe bwose. Iyo amenyo yawe ari meza, akenshi biba ari ikimenyetso cy'uko imbere mu mubiri wawe nawe umeze neza, ibintu byose bimeze neza. Ariko iyo amenyo yawe atameze neza, yaratangiye kwangirika, ni nk'icyapa kikubwira ko hari ibindi bitagenda neza imbere mu mubiri wawe. Mbega ni ukuvuga ko umubiri wawe waramaze kwangirika. None se wari uzi ko indwara zo mu kanwa zishobora kugira uruhare mu kwanduza umutima wawe, zikagutera indwara nka infective endocarditis, kubyimba imbere mu mutima, zigatuma ubyara umwana utujuje ibiro cyangwa se zikaba isoko ya pneumonia ndetse no kubangamira imikorere myiza y'umubiri wawe wose? Reka mbikwereke neza nk'uko byagaragajwe muri World Dental Federation. Gum disease. Iyi gum disease ni indwara z'ishinya. Izi ndwara zishobora gutera cyangwa se zigakurura indwara z'umutima ndetse no kongera ibyago byo kubyara abana bafite ibiro bikeya cyangwa se kuvuka imburagihe, ni ukuvuga bakavuka batujuje amezi bakagombye kuvukiraho. Umutwe wawe ushobora gucibwa intege n'ibibyimba by'amenyo, bikaba byatuma ufatwa n'indwara ya noma. Iyi ndwara yangiza isura kandi n'umunwa ntusigara, cyane cyane ikunze kwibasira abana batoya bo muri Afurika kubera ko ari ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Abageze mu zabukuru nabo batakaje amenyo bagira ibibazo byo guhekenya, bigatuma batarya neza, bikabaviramo n'imirire mibi ndetse no kugira inzara kubera ko ibiryo bihari batabishoboye. Amenyo afite infection bishobora gutuma urwara pneumonia. Iyi ni indwara ifunga ibihaha bikazamwo amazi cyangwa se amashyira. Iyi ndwara irangwa no gukorora, kugira umuriro kandi ugasanga umuntu ahumeka bigoranye. Bakteriya zo mu kanwa cyangwa se mu menyo zishobora gutera stomach aneurysm. Indwara z'ishinya zishobora gukomerera abantu bafitiye diyabete, zikaba zinongera ibyago byo kurwara umutima. Uzi ko ushobora kwisanga buri gihe wikingiriza igitambaro mu kanwa ndetse wirinda no guseka kubera amenyo wowe ubwawe wiyiciye? Banza wibaze, kuki ugura imyenda ihenze, amavuta ahumura neza ariko ukibagirwa amenyo yawe? Uzi ko ibyo byose bishobora kukuviramo impumuro mbi iva mu kanwa kawe kubera amenyo yawe yangiritse? Waba uzi ko abantu bamwe na bamwe batanagukunda ku mpamvu zoroheje cyane nko kuba utagira amenyo meza cyangwa se ukagira akanwa gasohora impumuro mbi? Hari igihe wicara ukibaza uti, ese mfite ikibazo cy'amaso? Kuko buri wese iyo muhuye ubona kwitegereza nabi cyane, nyamara ikibazo ari mu kanwa hawe atari ukubera amaso. Kuki wagira isuku yo mu mutwe, mu mutima ndetse no ku mubiri ariko kibagirwa ko amenyo nayo aba akeneye gukundwa ndetse no kwitabwaho cyane? Reka mbanze nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, kandi ntuze kugenda ntacyo uvuze kandi wumvise. Twikomereze n'ikiganiro cyacu. Ni kangahe wibuka koza intoki mbere yo kurya cyangwa se koga buri munsi kugira ngo umubiri wawe ugire isuku? Ni kangahe watekereje gukaraba buri kanya, ukita ku myambaro yawe ngo ibimeshe neza, ishashagirana, itagira umunuko n'ikizinga? Abantu benshi bashora amafaranga menshi mu mavuta yo kwisiga, mu maparufe yo kwitera ndetse no mu birungo byo kwisiga ku minwa n'ibyo gutera mu nzu kugira ngo bagire isuku n'imibereho myiza. Ariko se ni kangahe wigeze wicara ugatekereza uti, ese amenyo yanjye ameze ate? Ese hari icyo nyakorera gikomeye uretse kuyoza buri gihe cyangwa se kumara akanya kanini nyakuba? Ni bake cyane bamenya ko isuku y'amenyo ari imwe mu nzira nyinshi z'ingenzi zo kurinda ubuzima bw'umuntu, ariko nanone ari imwe mu nzira zoroheje abantu benshi badaha agaciro. Mu by'ukuri amenyo ni kimwe mu bice by'umubiri bifite akamaro kanini kurusha uko benshi babitekereza, kuko burya niryo dirishya ry'ubuzima. Ntabwo ari ibikoresho byo kurya gusa cyangwa se ibyongera ku isura yawe ngo bikugire mwiza cyane cyangwa se ngo ube waba mwiza kurusha abandi, ahubwo ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuzima bw'imbere mu mubiri wawe. Nk'uko byemezwa na World Dental Federation mu nyandiko yayo y'ibihumbi 2021, Oral Health is a window to general health. Bivuze ko uko amenyo yawe ameze bishobora kukwereka uko ubuzima bwawe bwose bwifashe imbere, haba ku mutima, mu maraso cyangwa se mu mikorere ya buri rugingo.
Ikibabaje, ingeso nyinshi dusanga mu buzima bwa buri munsi nubwo zoroha nizo ziza kubangiriza amenyo buhoro buhoro kugeza igihe umuntu abonye ingaruka zikomeye. Mu kanya gato gusa ushobora kwibona usigaye ufite amenyo abyimba, ashishuka cyangwa se ajya kuba umuhondo, agacika cyangwa akabyimba ishinya ndetse ikanabyimba cyane. Ibyo byose bigatangira kukubaho kubera ibintu wakoraga cyangwa se warekeye aho gukora igihe kirekire utabizi, ukibwira ko ari ibisanzwe. Ibi ni byo tugiye kwinjiramo cyane, tukareba uburyo imyitwarire imwe n'imwe yoroheje iya indi ifatwa nk'aho ari ibisanzwe ishobora kuba umuzi w'akaga gakomeye k'amenyo yawe ndetse n'ubuzima bwawe bwose. Ntabwo njya kure y'ibyo ukora wikinira, ibyo ubona buri munsi nk'aho ntacyo bitwaye. Fatira ku ngero z'ubuzima bwa buri munsi, ibisobanuro by'abahanga ndetse n'ingaruka zigaragara zishobora kugera ku buzima bw'umuntu igihe atitaye ku isuku no ku buzima bw'amenyo ye. Ibaze rero niba ufata umwanya ukita ku isuku y'aho ukarabira, ku gitambaro ukoresha cyangwa se ku ndorerwamo yawe. Kuki utawufata ngo wite no ku menyo yawe? Niba umuntu yishimira ko afite impumuro nziza mu myenda, kuki atakishimira no gusohora cyangwa se kuvuga amagambo afite isuku? Ni ukuvuga utavuga ngo abantu bapfuka amazuru. Iyo urebye ku iyo foto wabonye ugiye gufungura iyi video, ubona amenyo y'umuntu asa neza, asukuye kandi ari ku murongo. Ubona urumuri rudasanzwe mu menyo. Ni nk'aho wavuze uti ibi nibyo byitwa amenyo meza, bishimangira isura y'umuntu ndetse n'icyizere cye. Ariko nk'uko Dr. Michael yabivuze afatanyije na Dr. Mehmet, ibyo banditse mu gitabo cyabo The Honors of Mano mu mwaka wa 2005 ku rupapuro rwabo rw'191 yaravuze ngo teeth are the window to your health. Bishatse kuvuga ko amenyo ari idirishya ry'ubuzima bwawe, ni ukuvuga ko ari ryo rigaragaza uko ubuzima bwawe bwose buhagaze. Iyo amenyo ari meza bikunze kuba kenshi ikimenyetso cy'isuku n'ubuzima bwiza ndetse buzira umuze. Ariko iyo amenyo yatangiye kwangirika kenshi biba bigaragaza n'izindi ndwara mu mubiri wawe imbere abantu tutabona. Reka mbanze nguhe urugero. Mu buzima busanzwe abantu benshi bagerageza kwita ku isuku y'amenyo yabo, ariko bakagira imyitwarire igenda yangiza buhoro buhoro batabizi. Ibi bikajyana n'uko American Dental Association yabivuze mu cyegeranyo cyawo yakoze mu mwaka wa 2018 ko over 17% of dental problems are caused by preventable habits. Bishatse kuvuga ko hejuru ya 70% by'ibibazo by'amenyo biterwa n'ingeso umuntu afitiye ubushobozi bwo kurinda. Ibi rero bikorwa mu buryo butanu ngiye kukuramburira, ariko bwa gatanu nibwo udakwiye kugenda utumvise. Uburyo bwa mbere, gukoresha amenyo mu buryo atagenewe. Wigeze kubona umuntu afungura icupa ry'ikinyobwa runaka akoresheje amenyo cyangwa se agakata insinga za plastike nk'uko yabikora aramutse akoresheje icyuma? Hari n'uwicira inzara akoresheje amenyo, ibyitwa onychophagia mu buvuzi. Ugasanga hari abantu basimbuje amenyo yabo ibyuma. Ibi byose bigira ingaruka mbi cyane, nk'uko byasobanuwe mu bushakashatsi bwa Journal of Conservative Dentistry mu mwaka wa 2017. Using teeth as tools causes microcracks in enamel ending to long-term structure failure. Uwitwa XD wo mu karere ka Gasabo yavuze ko yajyaga afungura amacupa akoresheje amenyo kubera ko we yabyumvaga nk'ubutwari mu rubyiruko bagenzi be. Nyuma y'imyaka 5 yatangiye kugira amenyo acikagurika ku ruhande, ku buryo ubu ngubu asigaye agira ikibazo cyo kurya ibintu bikomeye. Iyo ni ingeso abantu benshi bita ko nta kitwaye, ariko mu by'ukuri ifata ingaruka mbi ziremereye ku buzima bwa buri muntu. Icya kabiri, kurya ibintu biri mu isukari nyinshi kenshi, ariko kandi bakirengagiza guhita basukura amenyo. Ibinyobwa nka soda, imitobe, biswi, cakes cyangwa se kunywa icyayi cyinshi kiri mu isukari nyinshi, byose byongera acide mu kanwa, bikaba umusemburo wo kwangiza amenyo. World Health Organization mu gitabo cyayo Oral Health Fact Sheet mu mwaka wa 2022 yerekanye ko dental caries cyangwa se tooth decay remains the most common communicable disease globally, largely driven by sugar intake. Abana bato bo mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika bakunze kubona ibiceri bakirukira kugura amasukari cyangwa se za bombo. Ababyeyi benshi ntibabamenyereza koza amenyo yabo uko bikwiye, bigatuma bakura bafite ibinogo mu menyo. Caries ni buriya buryo amenyo acukukamo uyareba ukabona yajemo icyobo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga byabaviriyemo gukurwamo amenyo bakiri bato. Icya gatatu, kunywa ibinyobwa bifite acide nyinshi cyangwa se za kanyanga. Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda rya Mayo Clinic mu mwaka wa 2019 bwagaragaje ko kunywa inzoga nyinshi zifite acide nka wine, cider ndetse n'utundi twose twa acide, ndetse n'ibinyobwa bisembuye ku rugero rwo hejuru nka kanyanga, bigira uruhare rukomeye cyane mu gutuma uruhu rw'amenyo enamel
rusaza vuba. Imvuguru rw'amenyo ni ukuvuga iki gice cy'inyuma tureba ku ryinyo, bigatuma rworoha. Iyo uruhu rushaje amenyo aravunika akaba umuhondo ndetse akanabyimba. Ikindi cya kane ni ukudakora isuku y'amenyo neza cyangwa kenshi. Benshi batekereza ko koza amenyo rimwe ku munsi bihagije, nyamara American Dental Association igaragaza ko umuntu agomba koza nibura 2 ku munsi kandi agakoresha umuti urimo fluoride. Iyo bidakozwe ibiryo bisigara mu menyo bikabyara acide, ibyo bikangiza amenyo yawe. Icya gatanu, gutekereza ko ugomba kugana muganga w'amenyo igihe ubabaye gusa. Benshi bajya kwa muganga w'amenyo ari uko bameze nabi cyangwa se igihe bumva ko n'ubundi amenyo yendaga kwikuramo abamereye nabi cyane. Abahanga mu by'amenyo bavuga ko umuntu agomba kujya kwa muganga w'amenyo nibura rimwe mu mezi 6 nubwo nta kibazo yaba afite. Nk'uko Harvard Medical School yabitangaje mu nyandiko yayo Why Dental Care is Essential mu mwaka wa 2021. Oral checkups allow for early detection of problems that could lead to serious health issues beyond just the teeth. Amenyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigaragara hanze kandi bikerekana isuku yacu, ariko nanone ni igikoresho gikomeye cyane cyo kubaho neza. Iyo umuntu adafite ubuzima bwiza ntabwo arya neza, ntavuga neza, ndetse rimwe na rimwe bikagira n'ingaruka ku mubiri we wose. Nk'uko umwami Suleyman yabivuze mu Migani igice cya 4:23, haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bituruka. Uyu mugani ushobora no gushyirwa nanone ku menyo yacu. Rinda amenyo yawe kuruta uko wita ku bindi byinshi, kuko ariho havomwa ibyishimo byo kurya neza, kuvuga neza, ndetse no kugaragara neza mu bandi. N'icyo uri buhindura uyu munsi, uzaba umwe mu bantu barindira ko amenyo yabo akomera kuryo birangira ugiye kwa muganga bibaye ibyago bikomeye cyane, cyangwa se uzaba umwe mu bitwararika akareka gukoresha amenyo yo nk'ibikoresho, akirinda ibinyobwa birimo acide nyinshi, akanywa amazi ahagije nyuma yo kurya, ndetse akajya kwa muganga buri gihe. Mu gitabo The Tooth Book cyanditswe mu 1981 cyanditswe n'umugabo Dr. Seuss yaravuze ngo teeth are always in style. Amenyo meza ntajya asaza, ntajya ava ku murongo cyangwa se ngo atakaze ishusho yayo, ahora ari urugero rw'isuku n'ubuzima bwiza. Rinda amenyo yawe, gira ubuzima bwiza. Kora subscribe, share, ubundi wandike ijambo rimwe hasi muri comment. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Mine is your prayer.